na gospel kandi zigatwara rwose abantu ubuzima rwose, ugasanga abantu batwawe. Ntabwo bizi niba koko atwite, ariko aramutse atwite koko nahita amenya ko ibiri ku munwa wanjye atari byo biri ku mutima. Hegera ijambo rya rivuga ngo ibiri ku hari icyo mufite kivuga ko umukobwa utwite atasezerana. ndabizi se ariko umukobwa wakubaganye agatwita, ndashaka kubisubiramo ngo mbishimangire kugira ngo n'abandi babyumve, gishyire umucyo. icya mbere, iyo Yesu aba ari ku isi fizikali mu buryo bw'umubiri, yasezeranye umukobwa utwite. Ikigaragara ni uko itorero wasengeragamo cyangwa se wakuriyemo ntabwo ari yo rizagusezeranya, ufite irindi. Nongere hari icyo mufite kivuga ko umukobwa utwite atasezerana. ndabizi se ariko umukobwa wakubaganye agatwita, ndashaka kubisubiramo ngo mbishimangire kugira ngo n'abandi babyumve, gishyire umucyo. icya mbere, iyo Yesu aba ari ku isi fizikali mu buryo bw'umubiri, yasezeranye umukobwa utwite. nkurikije n'icyamuzanye kuri njye nasubiza ngo yego. wagiye naguha n'ibimenyetso bikwereka ko yamusezeranye. Yewe nafatira na hafi na Yosefu mwenyewe Yosefu Imana yambwiye ngo twara uriya mugore ngo kuko inda afite n'iy'umwuka wera, yaba ari mu gihe cyanjye ubwo aba yaraje akambwira ati umwuka yambwiye ngo dusezeranye kandi uno mugore aratwite. Ariko sinshaka gufata urwo rugero kuko buriya muryango ni umuryango wihariye, ntabwo nawugereranya n'iyindi, kuko Mariya ntabwo yari yakubaganye. Abantu benshi bashakanye batandukanije imyaka ya mbere igenda neza, ariko iyo batihutiye guhuza imitekerereze, cyane cyane umugabo, hari ahantu bigera bigaturika. Wikwihutira kurongora kubera iki? Kubera ko hari amakosa witegure ko mugiye kuzabana gusindiraho, ahasigaye wikoce mu banyu n'ibiri. Umusore akaba afite 42. Uyu musore hari utumenyero twinshi yamaze kubaka mu buzima bwe, kwicungira ubuzima bwe uko abyumva, kujya aho ashaka igihe ashakiye, amafaranga ye akayacunga. Mbese ni umuntu wamaze kugira akamenyero ko kubaho wenyine. Bizamusaba impinduka nyinshi kugira ngo yiyajiste, kugira ngo yimenyereze kubana n'undi muntu winjiye mu buzima bwe aje atinze. Uyu mukobwa w'imyaka 22 we rwose ni umwana, nta kintu yigeze acunga mu buzima, nta kintu yigeze, donc agiye nawe kugerageza kwisumbukuruza kugira ngo ajye ku rugero rw'imitekerereze y'umugabo umenyereye gucunga ubuzima batabimenyereye. Naho ubundi bajya banamutwara nk'umwana we, akatanga amabwiriza, endasha nzanira amasogisi aho ngaho, none ugasanga ni umugore ariko ubayeho nk'umwana mu rugo, nk'umwana urerwa cyane. Icyo gihe rero bibyara ingaruka. Kera byaratinze, umugore yamaze kumenyera, amaze kubyara 2 3, atangira kuvuga ati ariko kuki umfata nk'umwana, kuki ufata ibyemezo utangishije inama? Kuko mbere ntacyo byari bimutwaye, yari avuye iwabo amenyereye kuyoborwa no kugira, ariko abantu bigira imbere nko muri za 30 akiyuburura, akavuga ati ariko ko mbona iteka ryose ufata ibyemezo utangishije inama, kuki iteka ryose umfata nk'umwana? Umuriro ukaka. Yewe icyo kiganiro nakigiranye na Irene, narebye comments abantu bamwe bakoze batari ku ibingibi, ibintu bya Rutayisire Antoine n'ubundi ati ni social gospel abavuga. Ukurikije uko bihagaze uku, ikigaragara ni uko itorero wasengeragamo cyangwa se wakuriyemo ntabwo ari yo rizagusezeranya, ufite irindi. Nongere nkubaze, ubu uzishima uryoherwe? Kuko ntekereza ko korali Gosheni yakureze
wakuriyemo ntabwo yakaza kukuririmbira, ntabwo yagaragara mu bukwe bwawe umeze utyo. Ibibazo 7 Imana yampaye kubaza uyu mukobwa Vestine ndetse na murumuna we. Icya mbere, mbese amajwi yanyu cyangwa ijwi ryawe, ubwo ni uyu wasezeranye, ni ubuhanga wize mu ishuri cyangwa ni impano Imana yakwihereye? Icya kabiri, mbese aho mugeze ni imbaraga zanyu cyangwa ni Uwiteka uhabagejeje? Icya gatatu, igikundiro mufite n'inshuti mufite, mbese mwaturukanye ku ifishi cyangwa se aho mwakomotse, aho mwavutse, inshuti mufite iyi munsi mwarahaturukanye? Icya kane, mbese ibyemezo byanyu na gahunda mupanga Uwiteka afite umwanya ungana ute ku ijana? Ikibazo cya gatanu, mbese mukurikije aho mwavuye, imbaraga zabazamuye ni izande kugeza aho muri uyu munsi? Mubitekerezeho. Ikibazo cya gatandatu, mbese imishinga yanyu yose kugeza kuri ubu bukwe, we Vestine, umujyanama mukuru wanyu ninde? Ni Uwiteka? Komera ujye imbere. Ariko niba ari abandi, Uwiteka atari imbere, harimo amarira. Icya karindwi, ko turi abagenzi berekeje mu gihugu cy'ijuru, mwibuka ko hariho iherezo ku muntu wese, ariko Yesu Kristo ashobora kubinyuramo akaza tukiriho tugihumeka. Mbese mumwiteguye gute? wo kwa Tarawore uri bijyanye kakana kakaririmbye yeba nakana umugore aho ese yabaye umugore bamaze gusezerana, so ntiyabaye umugore. Ariko njye nabona guri ari umwana umureba se, niko namenye ngo afite 22, ariko se yayutishwe n'iki? Ko nabonye uriya muntu amurusha 22, si 22 amurusha cyane 20. Byabanje kuvuga ngo 22, none arandi makuru yaravuga ko afite ngura mugabo ngo afite imyaka ngo 30 ngo ni 7. Ibya byose bumva ko ajya kumurusha icya kabiri cy'imyaka afite. Ibya mbere byavuga ko amurusha 22. Mbese sijya agwa mukubye kabiri imyaka afite. Ntabwo mbizi. Ni ubukwe bwatunguranye, ni urugo rushya rutunguranye, nibwira ko nta muntu wari ubizi pe. Nta n'umuntu wakekaga ko ibyo bintu byaza. Nabikekaga bamwe bataratwite. Simbizi niba twite, nabonaga ari abana baririmba indirimbo z'Imana gospel, kandi zigatwara rwose abantu ubuzima rwose, ugasanga abantu batwawe. Ntabwo mbizi niba koko atwite, ariko aramutse atwite koko nahita amenya ko ibiri ku munwa wanjye atari byo biri ku mutima. Egera ijambo rijya rivugwa ngo ibiri ku munwa, ibiri ku minwa yabo ntabwo ari byo biri ku mutima. Ngiyo isi urayihisha ariko ikanga ikakuvumbura, kagutereka kakugira ku kabarore, abantu bose bakakureba. Isi ni mbi. Ibiri ku minwa yabo si byo biri ku mutima. Niba koko ari byo, ariko ni abantu bari kubivuga ku mbuga zose ngo kare kana karatwite, ariko ubundi kihutishijwe n'iki? Ariko ubundi umunyafaso ntabwo se bitwaye iki? Ni kandi uyasanga umuzungu muri kugira amashyari muvuga ngo shaka sanze umuzungu sha, none muratangiye ngo sanze Burkina Faso sha, Burkina Faso nyine. Ariko ngo kugira mu Burkina Faso ngo yasezeranye mu Gifaransa kitumvikana ukuntu iwabo ni kuri abakivuga, ngo hanyuma ngo uriya we yajya gusezera akavuga mu Kinyarwanda. Nabona wa mugabwe abitinzeho. Ikinyarwanda mu Rwanda kirakoreshwa, Igifaransa kirakoreshwa, niyo cyaba ari Pidgin, ururimi rwita Pidgin ni uvangitirane rw'ibirimi, ari rwo avuga yarusezeranamo. Yaba ari Igikreole yagisezeranamo. Kurirwa mu bitinda rero ngo asanze umunyamahanga. None se nta banyarwanda batunze abanyamahanga cyangwa abanyarwandakazi bafite abagabo b'abanyamahanga? Ntitwiga tubona bamanutse hariya bari kugenda bakuriwe n'imbwa. Ariko bakundanye ryari ko umwana yigaga segonderi? None se mwagira ngo baduhe randevu aho bahurira tujyeyo?
ntutanga biba bakubwiye ngo bamaranye igihe bakamarana igihe se kubera ko bamaranye igihe bari mu rukundo rugurumana none ngo babyeretse abantu sisa nese uva ngo imyaka reka tujyane mu buzima busanzwe imyaka y'umuntu idetermina ko ashobora kubaka cyangwa atazubaka. buriya kubaka si imyaka uretse ko hari imyaka y'ubukuru igenewe kuba yakubaka mu mategeko, tuvuye mu mategeko ariko imyaka y'umuntu siyo yubaka. ari aho ntitwabona abantu bakecuriye iwabo barabuze abagabo, ntitwabona abantu basaziye iwabo barabuze abagore, ntitwabona abantu bashatse bagatandukana nabo bari barashakanye kandi bafite imyaka ikuze cyane. ibyo ntitwabibona. ntabwo imyaka ariyo yemeza uburyo abantu bazabanamo. ko bari kumutega iminsi ngo abayimutega ariko bo babayeho bate? yewe mbere yo gutega umuntu iminsi wamanza ugahagarara nanjye nkamenya ibyawe nanjye nkagutega indi minsi. abantu batega iminsi, abanyarwanda niko tubayeho hano, dukunda kwinjirira abantu tukajya mu buzima bwabo. ku gasozi hano none hari no gutiza umurindi isohorwa ryayo. uri umusitari urabizi, inkuru ziravuga ko wasezeranye, mukomeje guceceka no kubihakana. yabihakanye se? nta kubihakana guceceka, uri umusitari ntabwo ategetswe kubaha ifoto. ariko wavuga cyangwa ukora uri public wagira akamesaje utanga, wagira akamesaje utanga, kuko iyo bikozwe gutya byatangajwe n'ibinyamakuru, ibyo binyamakuru biri kubipushinga kuza kugaragaza ukuri koko ko ibyo bintu byabaye, kugira ngo abaturage bakomeze babyizere, byashyira imbaraga kugira ngo bizane igihamya, kugira ngo icyizere cyabyo. niba Vestine atarabiregera nashimira uyu muntu wazanye ifite, ariko nabagiye kurega oya ntabwo se yabuze ikindi akora, noneho agiye no kurongorwa, afite imirimo myinshi. ariko ubundi ikibazo cyo guhisha ni ikihe? ikibazo cyo guhisha none se wowe akamaro ko gushyira ibintu byose aho ushobora gusohora press release ukabwira abantu musohore n'amafoto, musohore n'amavideo, musohore n'amavideo bamureberera akabikoze, ariko kuko nta kintu kibi yakoze, nta kintu umusitari ni urugero rwiza batanze. ubundi inkuru yari iri muri kurongorwa ntabwo ari inkuru, ariko icyatumye abanyamakuru babiganiraho ngira ngo n'ibindi. hari wabaje ngo ubuse ko yigaga ejo bundi ubu yateretanye ryari? oya ngo bahuye ryari? igihe cyose wa muntu yagutereta no kuri email n'umuntu wibonaka. icyo kibazo nibo batumye n'izo debate ziba. mwana wanjye yitwa Vestine, sinzi no kubatandukanya. ngufatiye iry'iburyo kibondo uzabyare uheke abo ushoboye kurera. iki ibere ikintu mfite iburyo se. reka duhere mu